Thank you, Ms. Merci, Monsieur le Président. Avant de prendre la parole dans le cadre de notre déclaration, j'aimerais m'assurer d'avoir bien compris. Le ministre des Droits humains de la RDC, du gouvernement de la RDC, a-t-il accusé ma délégation et mon pays d'être génocidaires ati murakoze nyakubahwa perezida atariko mbere y'uko nkomeza nagiraga ngo manze numva akantu ko numvise ibintu neza ese minisitire ushinzwe uburenganzira bwa muntu wa kongo yaba yareze guverinoma yacu y'u rwanda kuba ari guverinoma y'abajenosideri muri kumva ese yaba yareze guverinoma yacu ko ari guverinoma y'abajenosideri effectuer un génocide sur le territoire? Nous souhaitons bien nous assurer du fait que cette auguste assemblée soit témoin de ces allégations sans se fonder sur des critères juridiques internationaux. ati rero niba ari byo nagiraga ngo banyakubahwa mwicaye ahangaha tubafateho abagabo kumva yuko baza hano bakaturega jenoside nta bihamya mpuzamahanga bihari yuko twahamwe n'icyo cyaha cya jenoside ati ni mwebwe dutanzeho abagabo namwe murumva muri kumva ariko ngo baratangaho abagabo iyi nama iri ahangaha ngo yuko kongo yabareze jenoside ngo kandi nta rwego mpuzamahanga rwabyemeje ese kongo ikenewe yuko urwego mpuzamahanga rubashinja jenoside cyangwa kongo niyo igomba kudenusa iyo jenoside ikorerwa kuko urwego mpuzamahanga ntabwo ari rwo rwikorerwa abo mwica ni abanyekongo bari ku butaka bwa kongo le victime ni abanyekongo rero abo ngabo uyu mumama aho ubona ko bataye umutwe abo ari kuvuga ngo nibwo afataho abagabo nibo bamaze igihe basohora ibyemezo ibyo bwana Turk yavuze byose n'ibyaha bikoze jenoside amaraporo amaze igihe asohoka avuga ko mwibasira ubwoko runaka bw'abahutu noneho Turk yabivuze ati mugakoresha imbunda M23 n'ingabo z'u Rwanda noneho mufite n'umutwe w'abasivile muhereza imihoro mukajya kwica abahutu none gusibla abantu mubica muri ubo buryo kwica abantu mukoresheje asphyxie igikundi cy'abantu ubwo nanone n'abahutu mukajya kubicisha inzara mukajya kubicisha indwara kugira ngo batavurwa mukajya kubicisha umuma nka kwa kundi ba Hitler babikoraga nagiye mbivuga abavandimwe ati uko bajyana abantu ikivunge bakajya kubajyana mu nkambi runaka ngo niho bagiye kubarindira umutekano nagiye mbavuga narabivuze ati bagiye kubi abo twagiye tubana mu biganiro mu mpiyo credit rwose narabivuze ati ibyo nabyo byitwa jenoside kujya kwicisha abantu inzara umuma kubura imiti n'ibindi narabivuze ubwo navugaga ku ijambo ryitwaga camp de concentration nk'izo ba Hitler bakoreraga abayahudi none uyu mugore uza gukanura amaso ahangaha ngo banyakubahwa bari muri izi nama ati ni mwebwe dufataho abagabo ni abagabo nyine yuko muri kwica muri gukora jenoside babireba ni abagabo koko ntago wabeshe dore ngo arakanura. Monsieur le Président, comme vous l'avez mentionné, nous souhaitons juste nous assurer que de la conduite de tous les participants qui soient dûment du plus haut niveau. Merci. Merci. ati wana nyakubahwa perezida ati kubw'ibyo rero nkaba nasabaga yuko abaparticipa donc abantu bose batumijwe muri iyi nama bari muri iyi nama habamo imvugo yubahana imvugo yo kubahana rero ibyo mukora ntawe ugikeneye kububaha n'ababubahaga bamaze kubaca amazi muri abicanyi muri abajenosideri mubyemere ko nta handi mukibikwepeye. J'aimerais vous suggérer de traiter de cette question de manière bilatérale et de continuer et prononcer votre déclaration. Vous disposez de 5 minutes. eti nabwiraga ngo icyo kibazo umva uko wamusubije n'ijambo rikakaye de le traiter d'une façon bilatérale
donc nungaho yamubwiraga ati icyo kibazo wagombye kugifatanya na mugenzi wawe mukakiganiraho d'une façon bilaterale mwembi ni mwebwe muri icyo kibazo umwe aricira undi aricirwa ati ahubwo ngusaba yuko ukomeza disikuru yawe uve muri ayo manjwe ibaze. Je vous suggère d'examiner cette question de manière bilatérale en dehors de cette salle avec la délégation de la RDC et que pour l'instant vous poursuiviez et prononciez votre déclaration. Ariko murabyumvise bavandimwe mumve uwo yaririraga aramubwira ati amusubije cyakora cyamba mukumva ayo magambo atumva jewe na nkugiriye inama yuko weho na delegation ya Kongo nimusohoka mwakemura ico kibazo apana muri iyi nama mugikemurire hanze iyo ngiyo mama shenge. Inyenzi ngo ziraseba, inyenzi ni ngaho yakamubwira ati zibaho ati madame icyo kibazo mugiterete d'une façon bilatérale hagati yanyu mwembi na Kongo nyuma y'izi nama mama shenge. Ese bavandimwe icyo gisubizo mwacumvisera uruje ni murumva ukuntu bamusubije ati ushake delegation ya Kongo inyuma y'izi nama mugende muhure mukemura icyo kibazo d'une façon bilatérale. Ni nkaho yakamubwira ati zibaho n'ubundi murabicanyi niba mutari bo shaka abanyekongo mugende mugikemure. Ariko muranyumvira di uruje ni bahise bamumetriza ngo po uruhondesho. Mumve hari uriya president yiyambuye navuga gute se imvugo ya diplomasi yiyambuye bien aravuga ati reka ngushire ku murongo sasa wa mugore we. Mwari mumva ibisubizo nk'ibi babihereza abantu hariya muri izi nama ndakeka uyu mugore yavuye hari yafashe umwanzuro ati ngazongera kuvuga ubusa nk'uku nzasebera ahangaha rimwe mbure nuko nsohoka muri ibi biro. Ni nkaho yakamubwiye ati zibaho niba ushaka ko batabita abajenosideri genda ushaka abanyekongo nimuva muri izi nama mukemura icyo kibazo mwembi uko muri babiri mama uruje ni uruhondesho ngo po mureke mumve iminota ye 5 maze dusoze ikiganiro twagiye. Oui, mais monsieur le président, c'est une ligne rouge pour mon pays. Ati yego nyakubahwa president reka nkubwire ko twebwe ku gihugu cyacu uwo ni umurongo utukura mumve ati uwo ni umurongo utukura. D'être accusé de ces allégations de génocide alors que nous savons que c'est un critère fondé sur le droit international. Aucun mécanisme n'a laissé cette possibilité ouverte. Je ne permettrai pas que cela se fasse au sein de cette Assemblée et sous votre direction. Monsieur le Président, nous souhaitons que vous abordiez ceci. Nous n'allons pas accepter cette allégation. Oui, si vous ne souhaitez pas prononcer votre déclaration maintenant, je vais donner maintenant la parole à la Commission nationale des droits de l'homme de la RDC. Message par vidéo. Kagize ngo karivumbura ariko ibyabereye aha ku Rwanda mana yanje noneho ko kagarutse karirakazwa ati nyakubahwa president ati twebwe uyu ni umurongo utukura sinshobora kwemera rwose ko barenga uwo murongo utukura wo kuzahanga nta rwego mpuzamahanga rubidushinja ngo bahadukire gusa batangire baturege icyaha cya genocide. Wa mu president aravuga tumva wa mugore we niba udashaka kuvuga reka nisimbukire ndihereza ijambo iyindi ntumwa ya Kongo. Bisobanuye ngo iki? Niba udashaka gukomeza ngo uvuge umwanya wawe tuguhaye reka duhereze undi wa Kongo na yabigushinja ahubwo.